Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, nizere ko muherereye mumeze neza, ariko kandi ku rundi ruhande niba hari nawe bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Kamonyi haravugwa inkuru y'umuntu uri guhigishwa uruhindu nyuma yo gukekwaho kwica umugore we amuteye icyuma. Ni inkuru y'akababaro kandi yakomeje gushavuza abatari bakeya, iturutse mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo. Turababwira kandi ko Kiliziya Gatolika imaze kugira ibyago bikomeye byo gupfusha umupadiri. Turaza kubabwira iby'ibi byago byumvikanye muri Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. Ngizi rero inkuru tugiye kugarukaho muri aka kanya, gusa mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye nimunyemerere mfate umwanya mutoya cyane mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, ruba agaciro gakomeye cyane kuri twe. Imana iguhe umugisha, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu turagushimira cyane. Mwarakoze guhitamo Ibendera TV. Tuributsa ariko nawe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora, kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa inkuru, ibiganiro n'ibyegeranyo bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutanga igitekerezo cyangwa se gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Turababwira ko mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda mu kagari ka Gihara mu mudugudu wa Rukaragata haravugwa urupfu rw'umugore witwaga Mukandayisenga Françoise w'imyaka 28, bikekwa ko yishwe n'umugabo we witwa Tuyizere nawe w'imyaka 28 amuteye icyuma. Amakuru ava mu baturanyi n'abo mu muryango wabo avuga ko uyu muryango wabanje kubana ariko bakageraho bagatana, ndetse uwo nyakwigendera akaba ngo yajyaga kwishakira undi mugabo. Nyuma y'uko rero uyu nguyu yaje kujya kwishakira umugabo, uyu munsi nibwo harimo kuvugwa iyi nkuru y'akababaro. Aba batanze amakuru bakomeza bavuga ko ngo uyu Tuyizere wari umugabo wa nyakwigendera yakomeje kumusanga mu rugo rushya akajya amutoteza, maze uwo mugore agahitamo gusohoka mu rugo rushya akagaruka mu rugo rwa mbere. Bivuze ko yagarutse kubana n'uyu nguyu witwa Tuyizere. Aba batangabuhamya bakomeza bavuga bati bidateye kabiri Tuyizere yongeye guhohotera umugore we, kugeza ubwo kuri wa 24 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024 mu masaha ya saa 10 z'umugoroba, Mukandayisenga yumvikanye asohoka mu nzu atabaza abaturanyi be yambaye ubusa ku gice cyo hejuru cy'umubiri. Ageze hanze ngo ahita yitura hasi. Abaje kumureba batabaye basanze ari kuvirirana amaraso menshi, maze ngo ahita yitaba Imana. Bivugwa ko umugabo we ukekwaho uru rupfu rwa nyakwigendera ngo yahise aburirwa irengero kugeza na n'ubu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yahamirije igihe ko koko umugabo w'imyaka 28 ari we mugabo wa nyakwigendera ngo yatangiye gushakishwa, akaba akekwaho kwica umugore we agahita atoroka. Uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo agira ati nibyo koko ubu n'iperereza ryatangiye, turi gushakisha ukekwa, igikorwa kikaba agikomeje. SP Habiyaremye yakomeje yibutsa abaturage kujya batanga amakuru ku miryango yaba ibanye mu makimbirane,
hagakumirwa ubugizi bwa nabi nk'ubu butaraba. Anahumuriza abavandimwe ba nyakwigendera ko umugizi wa nabi we agomba kuboneka byanze bikunze, agashyikirizwa ubutabera, agahanwa by'intangarugero. Nyakwigendera hasize abana babiri, kuri ubu umurambo we ukaba woherejwe mu bitaro bya Remera Rukoma byo mu karere ka Kamonyi ngo ukorerwe isuzuma. Inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, aho abatari bakeya bakomeje kugenda abibaza mu by'ukuri ikibazo cy'ubugome n'ubwicanyi bukomeje kwiganza mu bantu, icyakorwa kugira ngo ibi bintu bicike mu by'ukuri. Ni ibintu bibabaje cyane rwose, kandi abantu abasenga mukomeze gusenga cyane kubera ko bimaze gufata indi ntera. Umunsi ku munsi nta munsi wira tutumvishe ngo ahantu runaka abantu bapfuye bishwe n'abandi, kandi birumvikana ko abo ngabo nabo tuba twamenye, bishoboke ko hari nabo tuba tutamenye kandi benshi. Reka iyi nkuru tuyisoreze ahangaha, ahubwo twinjire mu yindi nkuru. Turanyarukira muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Aha haravugwa ko Kiliziya Gatolika mu Rwanda yagize ibyago. Kiliziya Gatolika mu Rwanda muri Diyoseze Gatolika ya Gikongoro yatangaje ko yapfushije umupadiri witwa Gervase Twinomujuri wakoreraga umuhamagaro w'ubusaseredoti muri paruwasi ya Bishyira mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo, akaba ari nawe wari padiri mukuru w'iyo paruwasi. Iyi paruwasi Gatolika ya Bishyira yayoborwaga na nyakwigendera padiri Gervase Twinomujuni, iherereye mu murenge wa Buruhukiro muri aka karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo. Twinomujuni akaba rero ari umupadiri wakoreraga muri iyi paruwasi. Inkuru y'akababaro itugeraho nonaha ikaba ivuga ko uyu yamaze kwitaba Imana. Itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa Diyoseze Gatolika ya Gikongoro, ryashyizweho umukono n'umushumba w'iyi diyoseze ariwe Musenyeri Celestin Hakizimana, yatangaje urupfu rw'uyu musaseredoti. Iri tangazo ryo kubika rigira riti Padiri Gervase Twinomujuni yitabye Imana kuri uyu wa gatandatu tariki 23 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024 azize uburwayi. Musenyeri Celestin Hakizimana yakomeje agira ati imihango yo kumuherekeza izaba kuri uyu wa gatanu tariki 29 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024. Musenyeri Celestin Hakizimana yakomeje avuga ko ibirambuye n'igitambo cya misa yo kumusabira kizaturirwa muri katedrali ya Gikongoro. Gervase Twinomujuni abaye umusaseredoti wa gatatu witabye Imana muri Diyoseze Gatolika ya Gikongoro, nyuma ya Padiri Felicien Hategekimana witabye Imana muri Nyakanga, ndetse na Padiri Peter abari ku Dembe atabarutse muri Werurwe muri uyu mwaka 2024. Ni inkuru ibabaje nayo kandi iteye agahinda, ariko kandi twihanganisha abo muri Diyoseze ya Gikongoro, by'umwihariko abo muri iyi paruwasi bamaze kubura umusaseredoti wabo. Ngayo amakuru cyangwa se inkuru twagarukagaho muri aka kanya. Tuganye ku musozo w'izi nkuru rero twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi
tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ujya ugira umutima wo gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV, kimwe nuko ushobora kuba wifuza kugira igitekerezo utambutsa, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, akamenyetso ko guteranya 250 17 akamenyetso ko guteranya 250 17 822. Iyi nimero inyuzwaho ibitekerezo n'ubundi bufasha butandukanye twabona ko ari ngombwa tukakwihamagarira. Nitwa na Cretine Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Ndabashimiye, bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza munogerwa n'inkuru tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.